manitse amaboko nemeye yuko iyi si iyobowe n'abantu bakomeye. Iyo umuntu yagutanze ikintu akagifata akakikurusha, kukimukuraho biba bigoye. Bimeze bite guys? Reka nizere ko mumeze neza. Hanyuma uyu ngiyo ni Vumbura n'ubundi video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency. Today nje kuvuga ku bintu by'ingenzi abantu baba bari kugenda bavuga, ariko ngiye simbyemere kubera ko ngiye nkunda gukora kuruta kuvuga. So icyambere ngiye guheraho ku mining birakomeje brothers. Muri kubona ko ngiye ahangaha ndi gukorera 0.12 ku saha imwe, bivuze ngo nkorera payi zikabakaba muri 2.88 buri munsi. Aka kanya payi coin iri kuri 1.5 by'idolari, bivuze ngo nkorera amadolari 4.3 buri munsi. Buri munsi niyo ndi gukorera nyine bitewe naho igiciro cya P-coins kigeze. Dukomeje ku mining. Umuntu uri kubabwira ngo murekere ku mining ninde? Ese ninde utakwifuza gukorera ayo mafaranga? Mukomeze ku mining. Kandi kantu kongerewe muri uyu mushinga na kantu tunyuza hejuru kuri turongo dutatu, tukaza tukareba hano kuri mainnet, tukamanuka gutya. Muri kubona ko akandi kantu bongereyemo hari uburyo bwo accessinga iyo bita wallet yawe. Muri kukabona utiriwe ujya muri P-browser. Iyo ukanze kuri wallet gutya direct bahita bakudirectinga, utiriwe unyura kuri P-browser ugahita ugera kuri wallet yawe. Bikagusaba nyine gushyiramo like fingerprint kugira ngo ubone ukuntu ukomeza directly nyine uhita uhinguka n'ubundi kuri wallet yawe. So ukimara guhinguka kuri wallet yawe no kunguka wallet iba imeze. Hanyuma ikindi kintu ngiye kubereka, abantu bagiye barababeshya ngo OKX yakaniye, ngo kuvana payi kuri OKX uzijyana muri P-browser ntabwo bikunda. Reka tubirebe mbikore live. Reba konti yanjye kwimeze. Muri kubona ko mfite mperuka kwakira 0.05 by'amapayi. Reka ngende mfate 0.5 bya payi mbizane hano tubeye ko biza kuhagera. Iyo ukeneye kuri receiving cyangwa kwakira, ukoresha iyi icon, uraza ugakopiya iyi wallet address nka nimero ya konti yawe, ugakanda ikaba copied, warangiza ugahita ujya gufungura OKX. Ahangaha turi muri OKX. Muri kubona ko igiciro cya payi imwe kuri amadolari 1.53. Isomo ufite kwiga ahangaha, ejo bundi payi yari muri 0.8, 0.7, bivuze ngo umuntu wari ufiteho amadolari 100, payi wenda 200 zingana n'amadolari 100, uba afite payi 200 zingana n'amadolari nka 230 cyangwa 240. Iryo ni isomo ufite kwiga nyine wize uyu munsi niba uri mushyashya muri crypto. Ikindi kandi abantu bababwira ngo igiciro ngo nta gihari, ngo ntacyo baratangaza, ngo ari cyo barazatangaza, nta kindi giciro ukeneye. Icyo ukeneye ni ugukomeza gukurikirana umushinga ukanawushyigikira. Kuwushyigikira ni ukutagurisha payi zawe uko ubonye, kugira ngo dushaka kuzamura demand, supply ikaba nkeya. Mbese abagurisha be patient. Ahangaha fata risk, ndabizi kuzakuramo inyungu. Guys, niba ushaka gukora iyi mining bita Delta, ndakubwiza ukuri ko ari mining ishobora kuzashokinga isi yose. Muri kubona ko I have a lot of people who already joined. Nimba bamaze kujoininga kandi ntuzigere ucika intege kugera ku mpera y'uyu mushinga. Igitangaje nuko mu minsi yashize twahabwaga Delta 32 buri munsi, ariko ubu ngubu kubera abantu bari kujoininga ari benshi, ubu ngubu tugeze kuri Delta 16 buri munsi. Ku muntu udafite umuntu n'umwe yatumira, ashobora kumininga Delta 16 buri munsi. Pi network itangira twahabwaga Pi coin 3 ku isaha, bivuze ngo ku munsi wakoreraga payi zikaba ziri hejuru ya 50. Right now reba uko bimeze. Hanyuma ngiyewe team yanjye mukomeze mukore. Muri kubona ko ndi kubona 459 Delta buri munsi. Mining rate irakomeza kumanuka.
nk'uko mubibona bitewe n'ukuntu abantu bazagenda 3,000, 30,000, 300,000, miliyoni 3 bitewe n'uko abantu bazagenda bakomeza kujoininga iyi projet, mining rate izakomeza kugenda igabanuka. So nashyize akalinki ka video ibisobanura neza mo hano munsi. Ni ukuvuga ngo ku muntu ukeneye kumenya uko bikora kandi akaba akeneye linki, dore aho uraza gukura linki. Uraza kureba kuri aka kajambo bita mowa, ugakandeho, numara kugakandaho uraza muri description, ahangaha niho uraza gukura video yerekana uburyo iyo delta ikora. Niho ushobora gukura nimero ya WhatsApp ukatwandikira, cyangwa se nimero n'ubundi ukaba wayibona hano kuri screen yacu, hano munsi ya video uraba uri kureba, byose biraba bihari. So it's your time to start, muze dutangire kandi tuzajye dukora buri munsi. Hanyuma dukomeje kuri ya Pi network nyine tugiye gukora cya gikorwa cya transfer kugira ngo tubereke ko ibintu biri fair, ibintu bikora nta kibazo. Reka dukanda hano kuri withdraw, mwibuke ko twakopiye icyo bita wallet address, hanyuma dukanda hano handitse ngo withdraw crypto, right? Then dukomeze dukanda hano handitse ngo Pi, okay? Hanyuma duhitemo hano handitse ngo exchange or wallet. Then dufate aka kantu karahanga tugasunike tukageze ruguru iriya gutya. Hanyuma ahangaha dushyiremo ya address twakuye kuri Pi browser. Hanyuma hano dushyiremo amount, wenda reka nshyiremo utuntu dukeya, reka nshyiremo 0.2, reka mbikure 0.2, okay? Hanyuma iyo byose nibirangira ndaza gukanda submit. Muri kubona ko ndakira 0.15 dukuyemo niyo bita network fees, nkande submit. Then nindangiza nkande kuri confirm. Bansabe gushyiramo passkey. Passkey ubwo ni nka fingerprint cya password, biterwa n'icyo ukoresha. Okay, right now muri kubona ko withdraw yangira kunze. Rero abantu bari kubabeshya ngo kuvana ngo Pi kuri OKX ngo ntago bikunda, ngo OKX yakaniye, ngo abantu ngo byabacanze. Nta kintu cyacanganye kirimo, ibintu bi transparent. Kandi ikindi wibuke ko nta kindi giciro utegereje cya Picoin, ni iki ngiki. Ni iki ngiki ugomba gusupportinga nko kubahereye kera supportinga iyi project ya Pi network. Okay guys, hanyuma uri kubona ko transaction yanjye ya OKX yagenze neza. Then tugiye kuri Pi network, muri kubona ko namaze kwakira 0.15 by'amapayi. Abantu bari kubabwira ngo gukora transferring uvana kuri OKX ngo OKX yafashe coin yazigumanye, ibyo ntago ari byo. Ahubwo impamvu Pi coin iri kuzamuka mu gaciro no kubera ko mutari gutrading, nukubera ko mwahorodinze. Pioneers bahorodinze n'ubundi biyemeje gupfa no gukira, nibyo bita gufata risk. Banze kugurisha, noneho aba investors right now nibo bari kuza bashyiramo abenjectingamo amafaranga. Okay, icyo tukivuyeho kandi tugihaye umucyo. Ndakeka ari uko nguko abantu bari kubabeshya, rero ntago ari byo. Hanyuma ikintu giteye ubwoba nuko iyi coin irimo amafaranga menshi ateye ubwoba buryo utabikeka. Hano harimo biliyoni 10.12, right? Muri kubona mu masaha 28 iri soko rimaje gutradingirwamo biliyoni 1.58. Hanyuma tumanutse ku ma exchanger, uri kubona ko hari ama exchanger yatangiye kulistinga Pi atabihereye uburenganzira. Hariyo bita DigiPhoenix, hariyo bita Onas Pro, hariyo bita Onas Pro. Izi ngizi ntago zemewe n'izi ngizi ubona zitarimo akantu kameze gute kagakubona. Exchange nyinshi cyane dore n'izindi nakayabo kazo zagiye zilistinga coins zifitiye uburenganzira, so ntago zibarika, kigaragaza ko iyi project iri serious. Okay, hanyuma ikindi nababwiye ko byanze bikunze iyi coin izazamuka ikagera hagati y'amadolari 6-10, kubera ko the community are still believing ko iyi coin igomba kuzamuka. Bikona kantu bafite icyizere cyo igomba kuzamukana ni 89 kurushana nawe, ubwo ndakiye kurimo 11 gusa nibo bumva ko yaba bearish. So
ukeneye kugura coin, ukeneye kuzigurisha, aho waba uri hose turagufasha ku isi, nta kibazo na kimwe kirimo, ushobora kutwandikira. So thank you so much for watching this video, see you next.